itangazo rwose mbabwire inshuti bavandimwe mufata ku ngufu ugasanga bakumanuye mageragere uzira gufata ku ngufu igitsina cyarabonetse rwose gisigaye kigura make na 500 urakibona n'igihumbi n'icyubu hari abapfakazi hanzanga Soni ngewe kuvuga ngo ubeho rwose Soni waraye nagwanyemeza ngewe namaze gusesera mwaya matayi namaze guseseramo ni izina ry'Imana nubwo nasigarana kuko ibintu binini binanirwa vuba nibyo ubura na mucanga ngiye Soni bya kukomwa ngo afite amabuno manini ngiye ibyo birandeba nagucanga amabuno ngayatigisa ariko kuzingo ndoroshye ngewe ibintu binini kandi dusoza turajyana ubwo ndi budahita nkubona urajyana he ko numva ushaka gupinga Soni ko numva ushaka gupinga bura ntago nakubiza aho ndi gushaka gupinga ya kumugani wawe kunde gushaka gupinga ni imbarazo no kunyaza ko byo kuzaga 10 ariko ikibazo cyane nani kimwe uzi style imwe niba wavyiza dog style simbizi tegari nyinshi bakunda kinyuma da niyo yonyine uzi kukure munini abantu banini ni imwe babazo wenda ngo naye ndi yanatire ni wasa Ingarama man bwana natire ingarama yebwiwe n'iki ko muzingarama bayitangarama muzingarama uzina Maidya ni nyinshi kazo zikorerwa nyine mu nyine bana nsuje abana biwacu ba mu nkambi bitangarama Nyabiheke ndumva Sonia rero ngo nawe yikorera Ngarama yari abapeti wacu kempo inkambi ya Nyabiheke Ngarama so ndabasuje cyane Ngarama rero nguyu uzajye wacu Nyabiheke abana biwacu bagutunganye bagutengeneza ase Yaka Nyagatare habayo Ngarama reba niba wiyoroshye mani tujye kwishakira ubundi oya Sonia nubwo afite taye nziza ako Sonia ashobora kuba ataryoshye naga nanjye nkurikije uburyo ubivuga Sonia uzabanza unsamuzeho banze ngo usamuze kandi yakwemereye nawe kandi cya kibazo cyo kubipa kigiye kugaragara nta kibazo cyo kubipa ndatambaha amakuru ikibazo muri iyi minsi nta nubwo ndi kudema Sonia nge imbere nabonaga umukobwa kwa kuno ndungo basi nariho zandebe kwa kuno umukobwa afite mwana kwa kuno umukobwa atambuka ugasanga agakariso kicoye nkani inyuma naramubona nkahita ncyuka ariko ubure bigena kuri Sonia ni karagurukana ariko impamvu ase warebye mwana reka ndebe hano kiriho Sonia waturebe undi impamvu hari umubebe tumaranye iminsi uwo mubebe se yayitwaye yakuroze yakuroze bura iyo mazi iminsi ndi gukora cyane reba nakaragenda kakabagahinja ariko uzarebe umugabo bana n'umugore babana buri munsi ukomeza tukicara ahantu umuntu akagwijyana muri modu gasanga birapfe kanjye sinishobora Sonia avumba abo sindora arafite cyangwa akufunde bashaka kandi nge burana no kubatiriza hano nge ariko iseza niko imeta bundi wa munga ese singiye twe dusohoka tukana masibano bashatse imeta nimba muzimira nimba afite umugore nuwa baba nuwa kwitiza nese erga narongwanye nyine koco bya bindi nagari koco ubukwe mwasezerana impeta ya mbere ni ku mutima Soni mama yakarama babeshe rate bakunzi burusa ko nanjye ya mbere ni ku mutima ko namugore ngira wanditse tuwe tukazakora ukaba madame mwararanye niba yayiciye se imbiti oya no kugura bisanzwe kwa mbere utamimbo ntago uriya no kugura bisanzwe kugura ku kiro mugura ngahe saka mugura ngahe oya biterwa none se nawe wenda wasanga ugurisha ari kugurisha bwihisha ariko Kigali wasanga ugurisha ari kugurisha akaya nta boutique ufite nta kareka nta boutique ngira ariko buri minsi ngo bamwe bajye kujya kwa zifunze aho ngo ufite aka business gatoya yako nyine ntago ari hotel umukobwa ubura business ko mufite imari dahomba ngo umvishe business ya Yaka erega hari ukuntu ngo basigaye bavuga babicishe hirya ngo we ngo ntago ugurisha gusigaye byita business sonesha shazambaro kansamuza ko none muvuna ametse ashobora kuba naryoshye yakashaye ko yarayikunda ya naye ndi kubona nta vibe sane neza kuguseseramo biranaguye ufite mu burofatanye gutya ahubwo imbaraga ziramo biraguye ntabwo byoroshye abantu nk'aba rero banini gutya hari n'igihe umuseseramo n'uwagere neza hari n'igihe umuseseramo n'uwagere neza maze no kugishiramo ari imbere jya wawe gifite vibe kigahagarara kikerekana ko kiri ubu ngubu wapi no kwicara
nta kuzamura ukuguru ngo yereke akamwana hasi Yaka noneho ndakugarukiye hanyereke ikesi cyakora shasoni aho ushaka nkwereka icyo cyakora abagabo murarya so ninde usesera hano kubwiye ngo tujye twambara ibirenge ahubwo nanarengereye ubundi twambara ibijya ku birenge ahubwo sinzi mwana ko fande yavuze ngo mujye mwambara ibintu birengeje ubwoba byabiteye nyine twambara ibitenge none wagize ubwoba mujye mwambara amakanzu maremare wagize ubwoba kabirana bigerera yakumbwiye ngo iki baraje bahombe hari n'uwo bafunze ibaze gufunguza izi kariso yawe wiguriye abakobwa mucyakora mugabanye nanone mwari mukabije ngamushyuka kumasura mukajya kumasura ugasanga umukobwa akuyemo ikariso neza imbere y'abantu ku karubanda ku manywa maze njyafane kabera ndamushyigikiye rwose mwari mukabije bari mumaze kurengera hari mini wenda sinzi ariko tuzabyamba nyine njyafane ndamushyigikiye rwose mwari ndebera nk'ibibi ubu si ugutera abantu umushyukwe ko wanditse wenda akamudu gatangiye kuza Yaka ndakubona gatangiye kaje aragiye kucyerekana ari titire ari kwitwaza akagenda azamura gake nerekana igiki ariko ni igiki igitubabaza ikiduhuza kumbasi hari n'abasaza nkora bamusaza nawe nta kinyabupfura yari afite nsengiyumva ngo kinkope nayo mfite igikize ko se yikopesha gigiki n'igitoki kirayi n'intuba ngo kinkope nayo mfite abizi neza ko ariyo umuntu w'umusaza ungana kuriya agatinyuka ngo kinkope nayo mfite of course sibyo wenda bwa yavuze ati yaraninjiye yewe noneho yani inkorora bisanzwe bitewe n'aka kavura kagwije ubu ndemuzima urwaye amasinezi ndemuzima ngewe nta sida ndwaye ndi umweru nka kandi ngo Yakamwana ashoka Kizimbabwe ngakunda bango niyo waba umeze uti iyo umukobwa rwose nsanze ayifite afite prudence aba ari sawa ariko ngewe ntabwo ugiye ukoresha wibeshya Sonia yarifite akabishyiramo ingufu ndayikoresha ndakora pe yavuze ngo ariko n'abakobwa b'iki gihe ikintu basigaye mbakundira basigaye barabaye abasirimu umukobwa kugenda n'agasaka miki rwose ukajya kuri boutique akagura prudence azi ko agiye gusura sheri iba nta kibazo rwose nta soni bakigira abakobwa basigaye bazitwaza nibaje kugusura kuri geto ko sometimes bavuga ati hari gende busange naza afite akanyura kuri boutique akaziyaha rwose akaziza kandi ngo wowe ngo niyo yaba ameze ati ntushaka gukoresha prudence ngo nturangize wavuze se iyo nakoresha prudence bwo ninda kurangiza ariko niyo nanyweye icupa rero ugomba kuza ugafata iyo nakubise karike ngibusanzwe ngugira ngo iminota 2 iyo nakoresha prudence yambaye ngugira 3 n'amasegonda yewe iyo nanyweye karike ndakora rwose n'isaha nayimara ariko iyo nanyweye ebyiri none nakorera nkamanuka Kizimbabwe ni bipe ni kakandi kabu noneho wajya wemera kupipa oya njye ntabwo mbipa kurumva iyo wambaye ishashi nibwo utinda ugomba kuza ugafata umuti ukajya urongora umuntu akayumva koko ukayimuhata mayidiya itandukaniro ry'ishashi niyo Kizimbabwe ya Yakamwana ni irihe ubundi bibaka niyo mvu abantu babana ujya mu bantu babana mubaje itandukaniro ry'ishashi niyo Kizimbabwe ya Yakamwana inyama ku nyama sibyo warebombo iri mu ishashi ngiye gurukiye ukayirya no nta shashi iri ni ikihe kikuryohera none cyo nkubashije nsubiza oya bunyama iraryoha Kizimbabwe iraryoha ariko uretse kwirinda gusa nta n'utakwifuza kumanuka Kizimbabwe ariko ngiye nkubajije hagati ya Kizimbabwe niyo shashi mugani wa ni kondo mugani wa Yakamwana tubivuge mu zina ntabwo ari shashi mugani wa Yakamwana so bitandukaniye hehe nuko iyo nta shashi iyo nta kondo bari bon niko muri ni inyama uba bumva fresh ariko aje nyine babyakira niyo mpamvu biba byiza ku muntu ufite amazi nyine ufitemo n'ubu nyine haba hanyerera akose umuntu baranyura no kubanya gufata kongo Yakamwana zatangiye kuza
cyakora Have abagabo murya neza Agura kurenge. Imana ikunda abagabo urabona ibiryo byose yaturemye yemereye kuguha ariko Soni numva ari ukwa ndagucanga ndakuvangavanga urihangana Zangima urabanza ushyiramo akarikeriza Soni utamunywerera icyo urabona wamuvamo Soni utamukutiyemo kagore urabona wamucika wo rero buriya Yaka Sonia yaje anaje kukureba afaza jungwa United Gen United Gym kinywaji safi muri kwamamaza nese no niko keza nyine akuvuga man niko kameze oya gatuma umuntu akora nago kandi cyasomwe niko sura ko imwe gatanga wize nyine ito nyine like bari haguruka nyine ndavuga inkoresho urumva Yaka aze kubikubwira mu gikari uzi kwamamaza wa advertisement wakino imagine no uraga kwamamaza ko ni ibintu bikora uri kuneza boss wa muntu watagira ngo arayo twakenyereyewe sora na United kinywaji sora United ukasava ariko Uzo Ivanto kunoba umva n'umuti wa cyane n'umushoferi wacu bita Fabrice niwe muntu kunda United mu buzima ariko akanywa iyo yaparitse urabona ko uri gutwaye muri